ukazajya urambirwa nufungura video ni byiza ko uyumva ikarangira kuko hari igihe umisingamo ikintu kandi ari cyo wenda cyari gifite kugufasha cyari kirimo umuti wawe. Yego, iwanyu ari bo batakunze uwo mufasha wawe wabyitwaramo gute cyangwa wowe nk'umugore? Muraho neza nshuti bavandimwe, nongeye kubaha ikaze cyane hano kuri Greenhouse Studios. Yego, amazina yanjye ni Bonheur Mutoni. Ikaze rero ku munsi wa none ku kiganiro twateguye. Gusa ndabashimiye cyane mu buryo mukomeza kubana nanjye mu biganiro ngenda nkora. Ikindi kandi nshimira comment mwatanze ku kiganiro cy'ubushize twari twakoze cy'amakosa abagabo bakora mu rugo. Yego rero we wasanze ari amakosa wenda uyisangamo, ni byiza ko wabasha kuyakosora kuko wabonye ko ari ibintu rusange. Rero ni byiza ko ubasha kuyakosora, kandi nawe wasanze utayakora rwose, felicitation, komerezaho, komeze gushaka uburyo bwinshi bwo kugenda wimprovinga uwo mubano wawe n'umufasha wawe. Yego, uyu munsi wa none rero tugiye kuganira kuri zimwe mu nzitane cyangwa se ibibazo tugenda duhura nabyo mu rugo, situation tugenda twisanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo tuzivuga zose uyu munsi, tuzagenda dukora kamwe, ariko ni ibintu akenshi tudashoboye kwirinda. Usanga nyine hari igihe bitubaho, yego, ugasanga ni circumstance, reka mvuge gutyo, zibaho nyine mu rugo mu bantu, ziba ku bantu bashakanye. Yego, uyu munsi rero ikibazo ikintu tugiye kuganiraho, ese wabigenza ute cyangwa wabyitwaramo ute umaze kubakana n'umuntu, noneho ukaza kubona ko iwanyu batamwishimiye, ukaza kumenya ko iwanyu batamukunze, ndetse nabo bakabigaragaza ko uwo muntu wawe batamukunze. Yego, wabyitwaramo ute? Waba uri umugabo cyangwa waba uri umugore, kuko simvuga ngo ndi kubwira abagabo cyangwa ndi kubwira abagore. Uyu munsi ni ikintu kiba ku bantu bose. Hari umukobwa utabukunzwe aho yashatswe, hari n'umuhungu nawe utabukunze aho abereye umukwe. Yego, rero ni ibintu twese twisangamo, abantu bamwe na bamwe. Reka rero tugerageze kurebera hamwe uburyo iyi situation wabasha kuyihandoringa. No kuvuga ngo ikibazo cya mbere turibaza, se wabyitwaramo ute wowe ufite, wowe washatse uwo muntu udakunzwe. Tuvuge nimba wenda ari umugabo, umugore wawe rero badakunze, wowe nk'umugabo, noneho iwanyu ari bo batakunze uwo mufasha wawe, wabyitwaramo gute? Cyangwa wowe nk'umugore. Yego, rero njye numva uburyo twabigenza, kuko hari igihe ibyo bintu tubyisangamo kandi ugasanga ntago uri busohoke. Ni umuryango wawe, uwo muntu mwabanye, umuryango we nawo ugomba kuba umuryango wawe. Yego, rero uburyo bwiza bwo gushaka gukemura ibyo bibazo nibwo tugiye kurebera hamwe. Numva nkawe nk'umugabo, ubwo wenda murambara ninkoresha umugabo ko navuze ko ari ku mpande zombi, ibyo niba ku mpande zombi, ariko wenda nkawe umugabo ufite umugore iwanyu badakunze, numva wagerageza gushaka uburyo utegura nk'ibikorwa bibahuza, reka mvuge gutyo, gusangirira hamwe, se mukaba mwatembera ahantu hamwe, bino twita gusohoka, mugasohoka ahantu hamwe, kugira ngo nyine abantu barusheho kumenyana. Ari ba babyeyi, wenda nimba hari igitekerezo kitari cyo bari bafite kuri wa mufasha wawe cyangwa wa mugabo wawe, kibasha nyine babasha mbese kubona uwo muntu koko wari we, nimba ari umuntu mwiza koko baramwibeshyeho. Yego, ugategura ibikorwa bibahuza, mugasangira, mukajyana ahantu. Yego, ikindi wakora ni kuinvolvinga abavandimwe bawe, kuko usanga buriya akenshi murambara nimbivuga gutya, akenshi hari igihe ababyeyi baba bafite ibyo bibazo cyane, wenda bikomeye, ariko biragoye ko mu muryango wose ushobora gusanga abantu bose mu muryango wose nta muntu ukunze uwo muntu. Akenshi usanga harimo abantu nkabangaye, kandi akenshi aba ari abana, abavandimwe, mbese abavandimwe bawe. Rero ikindi numva wakora nuko wenda wazajya ushaka ukuntu uwo mufasha wawe cyangwa uwo mugabo wawe batakunze
ahure cyane nabo bavandimwe bawe, urabona, kuko bo wenda bari the same age, bari mu kigero kimwe, barumvikana baraganira. Noneho rero abavandimwe bawe niwe wenda bagenda babona iyo shusho bakaba babasha no kwigeza ku babyeyi bakavuga ati ariko nyamara uno muntu twamwibeshyeho, ni umuntu mwiza, kuki mumufata gutya, ariko ni uku ameze. Yego, ikindi kandi ni gerageza nyine gupanga, nko twavuze ngo gupanga ibintu bibahuza. Noneho uzi Iwanyu, wowe uzi Iwanyu nubwo badakunze wa muntu ariko urabazi, basi gerageza gutegura impano uyishyire mu izina rya wa muntu. Bino bintu wenda birajya gusa n'uburyarya, ariko ntabwo ari uburyarya, kuko burimo urashaka inzira zose zatuma nyine icyo kibazo gikemuka, urabona, kuko ntago uva mu muryango. Yego mwarabanye, ariko ntago uwo muryango mufite kuwuvamo, ahubwo ikiza nuko ababyeyi bawe baba ababyeyi b'umufasha wawe cyangwa umutware wawe. Gerageza basi utegura impano, niba ari mama wawe akunda cyangwa ari papa wawe akunda, kuko wowe urabazi. Noneho muyitware mu izina rya wa wundi udakunzwe, rya wa mugore udakunzwe cyangwa wa mugabo udakunzwe, kugira ngo basi babone ko ari willing yo kuzana amahoro. Urabona, nta kibazo kabisa afite, ni umuntu mwiza, nubwo wenda mufite icyo gitekerezo kimeze gutya, ariko ntacyo bimutwaye. Urabona, ntabwo ari ibintu mbese bimupushinga kuba yabajya kure. Icyo ashaka we ni amahoro. Yego, iyindi point rero ya kane kandi ikomeye, wowe nk'umuntu wisanze muri iyo situation, washatse uwo muntu, ni wowe tukiriho, wowe washatse uwo muntu ugasanga Iwanyu batamukunze, gerageza nanone guprotecting uwo muntu, kubera ko hari igihe tugira twashyuminga ukavuga ngo wenda kuko nubwo batamukunze ariko ntacyo bamutwara, ni umugore wanjye, yego ntabwo bamukunze. Noneho ukaba wafata wenda nk'igihe ukaba utari kumwe nawe kandi ari muri uwo muryango, ari kumwe n'abo bantu cyane, ntabwo ari byiza. Hari igihe usanga bataking advantage y'uko wowe udahari, bakaba bamistreating uwo mugore wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, noneho butari na bwiza. Rero ni byiza ko protege uwo muntu, nubwo Iwanyu batamukunze, ariko hari ikiganiro twigeze kubivugamo, ntago uwo mugore wawe yaje gukompeta n'umuntu uwo ari we wese. Nimba Iwanyu batamukunze, muzagerageza mushaka inzira zose mwabana neza nabo, ariko kandi ntago kabisa niwe wa mbere, niwe priority, ugomba kumwumva ukamurinda, nimba wenda ari mama wawe cyangwa ari papa wawe, reka mbyite gutyo, kugira ngo hashobora kugira ikintu kimubaho. Wamusize hariya uri kwashyuminga ko ari Iwanyu, uzi ko ari abantu beza ntacyo bamutwara, kandi urabizi ko bagaragaje ko batamukunda. Rero gerageza ube hafi y'uwo muntu wawe, umuprotecting, yumva ari safe, ndetse n'urwo rugendo rwo kuzana amahoro arukora ariko ari safe. Yego, noneho ikibazo cya kabiri twakwibaza uti se wowe utakunzwe, wowe muhungu cyangwa wowe mugore, umukobwa batakunze muri uwo muryango washatsemo cyangwa washatswemo, ese wowe uzafata umwanzuro wo kubahunga no kubagendera kure, cyangwa use n'uremye amakimbirane nyine hagati yanyu, intambara kabisa ikaze ku buryo ntugera mbese kwa sobukwe na nyoko bukwe, ntubavugisha, nawe mbese utangire kubatreatinga nk'abanzi bawe, kandi abo bantu ntabwo ari abanzi bawe, ni ababyeyi bawe. Yego, rero numva noneho wowe biguturutseho, nawe ugomba kuba uwa mbere mu gushaka kuzana amahoro muri urwo rugo, kuko urabona uwo mugabo wawe cyangwa uwo mugore wawe ni ababyeyi be pe, ni umuryango we. Nubwo mukundanye ari mwe mwubakanye, ari mwe urugo rushingiyeho wenda, kuko urukundo ni umwanzuro mwafashe wabahuje wo kubaka urugo ni mwe rushingiyeho, ariko kandi nanone wa muryango ni uwanyu. Urabona, ni umuryango w'umukunzi wawe. Se urafata umwanzuro wo kumukura mu muryango noneho umwangisha ababyeyi be n'abavandimwe be? Oya. Rero gerageza ushaka uburyo bwose uzanamo amahoro, nk'ubwo buryo twari twavuze mbere. Mbese ubereke ko uri umwana, nta zindi intentions mbi ufite, nta kindi kikugenza, nta yindi migambi mibi bafitiye, kugira ngo wenda nimba ari niyo misunderstanding yabaye baturutseho, bakomeze nyine kubona ko kabisa uri umuntu mwiza. Ikindi kandi hari igihe usanga hari ababyeyi bari mu moko abiri. Hari igihe bashobora kutagushima wenda bafite hari ibintu biba mu miryango yacu byinshi bashobora kutagukunda, ariko akaba ari ababyeyi b'imfura, ntabwo bagukunze ariko ntacyo bazagutwara, juste biraho, muzajya munahura.
yego baricecekeye bari aho ngaho. Hakaba n'abandi babyeyi rero bameze ukuntu ashobora kutagukunda noneho akazajya anakwiyenzaho, reka mbyite gutyo, akazajya gutega utuntu tw'udutego noneho kugira ngo agushakeho n'impamvu, akavuga ati uriya mukobwa sinababwiye ngo ntabwo ari umwana mwiza, uretse murebe reka nzamutume hano urebe, akagukorera iki, akagutuma nk'ahantu bigahura wenda nuko nawe nyine ufite n'izindi gahunda, ukatuba ati n'ubundi uriya n'umunsi ndaba ngenda yashatse abandi atuma ko n'ubundi tutumvikana. Ugasanga rero akomeje gushaka noneho impamvu apuruvingira abantu ko wowe utari umuntu mwiza koko. Numva icyo wakora aho ngaho ni ukuganduka. Gerageza ugandukire wa mubyeyi wawe despite nyine y'ukuntu we ameze, y'ukuntu y'ibintu arimo arashaka gukora, y'ibintu arimo arashaka guprovinga, buriya arimo aragutreatinga. Umugandukire kugira ngo wirinde izo kesi zimwe na zimwe zishobora kubamo zishaka kuzana amakosa yawe. Yego. Ikindi wakora hano nkuko nari nababwiye wenda ku muntu umwe aba agomba guprotectinga mugenzi we, nawe gerageza utange amakuru. Tanga amakuru nyine y'ibintu byose byabaye, igihe wari wagiyeyo umufasha wawe adahari cyangwa se umutware wawe adahari, uburyo mwaganiriye niba uburyo ibintu byagenze, kugira ngo nawe nanaguprotectinga abone aho ahera. Hari ibintu tujya dukora ukavuga ngo okay, mumbabarire wenda mbivuge ni ibintu twese tuzi bikunze kubaho. Akenshi ujya usanga hari abamabukwe bamwe ngo batajya bumvikana n'abakazana babo, nibo bakunze kugira ayo makesi cyane. Ugasanga noneho haba nk'iwanyu, aba nko mu rugo rwawe, ugasanga hari nk'ukuntu wenda we nk'umugore mwirirwana, umugabo yagiye ku kazi akakumistreatinga, urugo yaruyoboye, wowe nta n'ijambo ufite, akagufata nabi. Noneho yarangiza umugabo wawe yataha ukavuga ngo uyu ngo ni umwana we, ngo ntabwo ngumubwira ibintu byabaye, ngo ntabwo nabatandukanye. Ntabwo kubimbwa biba bigamije kubatandukanya, ntabwo watandukanye umuntu na mama we. Ahubwo ibyo ngibyo icyo bikora, gerageza umwereke view y'ibintu ukuntu bimeze, bizafasha wa mugabo wawe nawe kutashyuminga ko uri safe, kuba uri iruhande rw'uwo mubyeyi we kandi umubyeyi atagushaka, atagukunze. Yego, gerageza umuha amakuru. Ahubwo wenda icyo wakora, hari igihe uha amakuru umugabo wawe cyangwa umugore wawe, mbese umukunzi wawe muri iyo situation turimo turavuga, noneho ugasanga we ashatse ku overreacting. Urabona agiye nko kubwira nawe umubyeyi wagiye gukora nk'ikintu, aho ngaho ubwo we niho ugomba kugira gute kumugarura. Naho biriya bindi tujya dukora rwose ngo byo kumuhisha, ni ukuri biriya nibi, kuko ejo n'ejo bundi wa muntu yamenye ibintu waciye mutaramubwiye aranakugaya, akabona nta n'ikintu yaba kigufashije. Ese ubundi wowe uwo mubyeyi koko niwe ugomba gushingiraho ukaba wahitamo kwangiza urugo rwawe? Oya, ntabwo ari we. Gerageza ukominike n'umupartner wawe, umubwire ibintu birimo biraba adahari, umubwire ibintu ukuntu byagenze, kugira ngo nawe nyine amenye imyanzuro afata kuri icyo kibazo runaka. Yego. Rero ibingibi kabisa ni ibintu usanga abantu benshi bakunze kugenda bahura nabyo mu ngo, kimwe n'ibindi bibazo bitandukanye tuzagenda tuvugaho. Ariko rero tuba tugomba kumenya ko umuryango wawe, nkuko wowe ntawakubwira ngo reka umuryango wawe ngo ubyumve. Ese bakubwira ngo ushwana na papa wawe na mama wawe n'abavandimwe bawe ubyumve? Ntugatekereze ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe byamworohera, nawe ntabwo byamworohera. Ahubwo muba mugomba kabisa gufatikanyiriza hamwe mugashaka igisubizo cya kibazo, kuko ni umuryango nyine, ntawe uhitamo aho avuka, wenda reka mvuge gutyo. Ni umuryango muba mugomba kabisa gushaka uburyo mukipinga uwo muryango wanyu, mukaba close, bitangije iyo famiye muri rusange ndetse n'umubano wanyu babiri, kuko ni bimwe b'ingenzi. Ni ukuvuga ngo n'igihe byanze, ahangaha wenda hari ikintu tugomba kuvuga, igihe zino nzira zose zanze, abantu badashaka amahoro, wenda nawe wowe wagerageje kubahuza byanze, nawe badakunze wagerageje kwerekana ko uri umuntu mwiza, wakoze ibishoboka byose, ariko ntago ya mahoro arimo aragaruka. Ikintu ukora ni ugukipinga distance. Urabona buriya ntago amakimbirane akunda kuba ku bantu batari kumwe. Gerageza ukipinga distance, uve mu maso y'abo bantu, niko nabivuga. Mureke kujya guturana n'abantu ngo mubinze ku yindi kandi muzi ko mutumvikana. Aho ngaho muzakomeza mukurura umwuka mubi kabisa. Gerageza ujye kure yabo, ube kure yabo ho gato, mujye muvuganira kure, ariko atari ibintu byo kugonganira mu tuntu twa buri kanya mudahurira mu bintu bya buri munsi. Yego, ibyo ngibyo kabisa bizagufasha urwo rugo rwawe kumera neza, ndetse n'urugo rwabo nyine ubwo igihe
ayo mahoro azazira, uruhande rufite ikibazo ruzashakira kuzana amahoro, nabyo bizatungana mutanduranyije. Hari igihe usanga ibibazo byarakemutse ariko hagasigara utu-memories tumwe tubi dupfuye, ukavuga ati buriya yakoze kino cyagiye nyine hari intambara, yakoze ibi ugomba gukoresha umutwe, ugakoresha ubwenge, ukareka amarangamutima menshi cyane kugira ngo urebe igikwiriye. Yego rero ndumva kano gace ndi bukarangiriza aha ngaha uyu munsi, nari nabwiye ko atari bube karekare cyane. Tugiye kugenda tuganira kuri zino mbogamizi zitandukanye abantu bakunze guhurira nazo mu rugo. Ahubwo icyo nagusaba wenda nuko nawe wa listinga izo wumva ibibazo uzi abantu bakunze guhurira nabyo mu rugo bashakanye. Yego baje kugira ngo tuzabashe kubishakira ibisubizo hamwe. Yego murakoze rero kubana nanjye uyu munsi muri kino kiganiro. Mukomeze gukora subscribe, mugisharing, ugisangize inshuti zawe. Ikindi kandi twige twungurana ibitekerezo, ntukazajya urambirwa nufungura video. Ni byiza ko uyumva ikarangira, kuko hari igihe umisingamo ikintu kandi ari cyo wenda cyari gifite kugufasha, cyari kirimo umuti wawe. Yego murakoze rero, naho ubutaha amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.